Tangiye igikorwa cy'amatora ndetse henshi bari banamaze no gusoza mu biganiro twagiye tugira ku munsi w'ejo, ariko mu Rwanda by'umwihariko uyu munsi ku itariki 15 ni itariki abanyarwanda bari bamaze iminsi bategereje kugira ngo bitorere abayobozi babereye u Rwanda. Twizere ko rero muri aka kanya tubana kugeza aho tuza kumenyera iby'ibanze mu matora, turi bumenye uwatorewe mu buryo bw'ibanze ariko kuba perezida w'iki gihugu. Isaa 4 zuzuye turi buze kwerekeza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ubane natwe kugira ngo tuze gukurikira uko byagenze. Reka rero nari mbibabwiye ni uyu munsi twiriwe mu matora hirya no hino. RBA yageze henshi hashoboka. Reka wenda duhere ku gikorwa cy'uko aba bakandida ku mwanya wa perezida bagiye hirya no hino nabo gutora. Mu gikorwa rero cy'amatora ya perezida wa Repubulika akomatanije n'ay'abadepite yabaye kuri uyu wa mbere, umukandida perezida watanzwe na FPR Inkotanyi yatoreye we mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Akaba rero yaje gutora ari kumwe na madamu we Jeannette Kagame. Hari ku isaha ya 6:55 bakihagera kandi babanje kujya ku murongo basuhuza abo bahasanze, nyuma binjira ahabugenewe baratora. Umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu watanzwe n'ishyaka Green Party we yatoreye mu karere ka Gasabo. Saa 4 za mu gitondo nibwo umukandida Frank Habineza bari kumwe na madamu we bo bageze kuri site y'itora ya Groupe Scolaire Kimironko ya kabiri iri mu kagari ka Bibare umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo. Nyuma yo gutora, umukandida Frank Habineza yashimye intambwe u Rwanda rumaze gutera muri demokrasi. Reka tujye kuri Mpayimana Philippe. Saa 4 za mu gitondo uyu mukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika yatoreye kuri site y'itora ya Kankigali mu kagari ka Biryogo akarere ka Nyarugenge. Nyuma yo gutora, umukandida Mpayimana Philippe yashimangiye ko yishimira uburyo igikorwa cy'amatora cyateguwe. Aba ni nabo dutegereje kumenya mu bijyanye n'iby'ibanze bituruka muri komisiyo y'igihugu y'amatora uwegukana uyu mwanya wo kuyobora abanyarwanda ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Abo turi kumwe mwakurikiye muri rusange uko ibikorwa by'amatora byagenze. Turi buze kugenda tureba hirya no hino, haba mu mujyi wa Kigali no mu ntara zitandukanye, ariko wenda Divin Uwayo, kuri wowe iki gikorwa cy'amatora wagikurikiye ndetse wagiye no gutora, wakibonyemo iki? Navuga ko nakibonyemo imyiteguro imaze kumenyerwa ku ruhande rw'abanyarwanda, ariko navuga ngo kuri bamwe mu banyamahanga itamenyerewe. Imyiteguro no kwishimira igikorwa cy'amatora cyaranzwe n'udushya dutandukanye, wenda nabyo umuntu araza kubigeraho, ariko ukurikije uko navuga ngo gutora ubwabyo byari bimeze kuri site y'itora ngewe aho natoreye, kubera ko n'ubundi nari nazindukiye hano mu kazi, mva hano mu kazi njya gutora. Aho narebye rero aho natoreye, kuko nagiye gutora nanjye mu masaha bukeye, igihe narangirije ikiganiro hari nko mu hafi saa 7:30, wabonaga ko imirongo yari migufiya, ntabwo hari hakiri imirongo myinshi. Ikindi wabonaga ni uko benshi mu bari bari kuri iyo mirongo bari urubyiruko, bari abajene. Wabonaga abantu bakuze bo basa naho ari bo batoye kare mbere y'abandi. Wenda nabyo umuntu yagerageza kubireba, ariko ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abantu batoye bwa mbere bari bigaruriye imihanda rwose, bari bayigize iyabo. Yewe ndetse abatoye ku nshuro ya mbere bo iby'amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora, cyane cyane ku bakoresha urubuga rwa Snapchat, bageze aho ngaho ibyo kuvuga ko gutora ari mu ibanga udafotora ibyo watoye bo babishyizeho. Mu gitondo rwose karenza hano mu kiganiro, umuntu wa mbere nabonye namusanze kuri Snapchat yafotoye umukandida yatoye. Ndavuga nubwo neke yihangane kuko nta kundi biri bugenda, amabwiriza bayarenze. Ariko n'amatora navuga ko
nkuko bimaze kuba umuco muri iyi myaka 30 mu Rwanda, umuco w'amatora bimaze kugaragara ko n'igikorwa kiba mu mutuzo no mu mutekano usesuye, nkuko byanagaragaye no mu gihe cyo kwiyamamaza. Ahubwo ikintu cyantunguye, numvaga rwose umuntu ari buze gushiduka baje kuri site bambaye nk'ibirango by'abakandida bamamazaga, kuko haciyemo iminsi 2 gusa abantu bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Byari bimaze ibyumweru 3, ariko ni ikimenyetso gikomeye cy'icyo nakwita maturite cyangwa se ubukure ku banyarwanda, kandi mu byiciro byose no kuri abo batoye bwa mbere wabonaga koko bagerageje kubyubahiriza, nubwo harimo abo bakeya barenze kuri iryo bwiriza ryo kutagaragaza no kudafotora ibyo batoye. Nicyo cyonyine cyantunguye. Dijan, urakoze cyane kutubwira ku bwawe uko wabonye, navuga ngo ni ishusho y'amatora uyu munsi, uko wabibonye, ndetse ugeze no ku mbuga nkoranyambaga, unagarutse ku batoye bwa mbere, urubyiruko turaza kubagarukaho by'umwihariko, cyane ko atari umubare muto nk'uko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabitubwiye, ndetse no mu biganiro bitandukanye, ndetse imibare iragaragara. Baudouin, nawe watoye, wowe uyu munsi iyi shusho y'amatora kuri wowe wayibonye ute? Urakoze cyane. Natoye ndumva natoye mu masaha 1:30 aho ntuye, hakiri imirongo minini miremire dutora. Ariko icyo navuga jewe nabugize n'amahirwe yo kuvugana n'abanyamakuru batandukanye bari hirya no hino mu turere, kuko hari abanyamakuru twakoranaga. Ariko icyo nabonye, uyu munsi ukwiye gufatwa nk'isomo. Nabonye ari umunsi ari igikorwa gikwiye babahanga mu bya politiki na za siyansi bakwiye gufata, kubera ko ntago amatora yo mu Rwanda uko yabaye uyu munsi ko nayabonye ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza igihugu bimwe bisi tumaze iminsi tuvuga duharanira ubumwe bw'abanyagihugu, ubusabane bw'abanyagihugu, ibyishimo byose byagaragaraga mu matora. Ubundi amatora tumenyereye nagiye mbona mu bindi bihugu, cyangwa nayo nigeze mbona mu minsi ya kera cyane, umuntu yarwanira kuza gutora kugira ngo ahe umukandida w'ijwi kugira ngo uwo bahanganye atamurusha. Ariko mu by'ukuri abatoraga uyu munsi ubonaga ari ukuza kuzuza inshingano zabo nk'abanyagihugu. Ndashaka gutora mu kanya hari aho bita ku Muyange muri Kicukiro, Nyamata muri Bugesera na Kamonyi, mu masaha 9 zageze abantu bari benshi ku murongo pe. Bavuga turashaka gutora, twibwe turashaka gutora. Banafunga site y'itora abantu bakaguma inyuma y'igipangu, bati mureke dutore. Mu by'ukuri ugasanga barashaka gutora kuzuza, barumva inshingano zabo. Ngira nicyo nashinye nuko komisiyo n'ubundi yanongereye igihe baha uburenganzira bwo gukomeza. None ikindi nabonye icyo nakita ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda, aho abantu bose batora abakandida batandukanye bakaza bagasangira icyayi, bagasangira amazi, bagasangira ibyo bateguye bari busangire nk'abantu bose batora. Ari mu bindi bihugu abatoye umukandida runaka ntago bajya kunywa kuri kiriya cyaba bati nawe umukandida uyu nguyu. Ariko kubona abanyarwanda bose bakinywa, abajoze bakakinywa, umukire umukene, uwugikunze cyane n'utagikunze akakinywa, kubwo busabane ni ikimenyetso gikomeye kuri njyewe byagaragaza bwa bumwe bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri yagombye kuba isomo rishya rya demokarasi bavuga ku bwanjye. Urakoze cyane Baudouin. Ati iyo ndebye we ishusho y'uyu munsi, ishusho y'amatora, ati ni isomo rya demokarasi. Maurice, watoye ariko uretse no gutora umunyamakuru wakurikiranye uko byari byifashe. Baudouin ati ni isomo rya demokarasi nyayo ikwiye. Diven nawe yabonye byinshi, agera no ku mbuga nkoranyambaga uko byari byifashe. Ku bwawe uyu munsi wawubonye ute? Uyu munsi nawubonye nk'umunsi abanyarwanda bongeye kugaragaza ko amahitamo yabo yakagombye no kuba urugero ku bindi bihugu, by'umwihariko ibihugu bya Afurika bikunze guterwa ibuye iyo bavuze ko utumva demokarasi. Ni umunsi nongeye kubonaho abageze mu zabukuru batora hakiri kare ko bashaka kontinuite ibimaze kugerwaho kandi nta muvundo. Ni umunsi nongeye nabonyemo ko bano batoye bwa mbere, urubyiruko rutoye bwa mbere bari so excited, barishimye cyane
kuko bakuriye mu gihugu aho bivugwa bikanakorwa, bakuriye mu gihugu aho guverinoma yiha timeline mu mezi runaka, ibyo bavuze bakabona birakozwe. Wabonaga ko bose icyo bashaka ni ugushyigikira gahunda ikomeza. Ikindi navuga ni umutuzo. Nakunze kuvuga ko hano i Kigali hari abayobozi b'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko ko inkuru bari gukora nyinshi ziri gusubizwa inyuma iwabo kuri za televiziyo. Kubera iki? Nta nkuru irimo mu byo bashaka. So nababaje ni finally sari inkuru muri kubona bati yes twahinduye narrative by'ubura, reka turebe ko iyi ngiyi turi buyikore, bakayemera ko it's a D-Day no munsi nyirizina, atari ko still nta nkuru irimo. So ubwo debate ikomeje kuba inkuru kuri mwebwe n'iki mu matora, bati inkuru ni ukuba at least umupaka wafunzwe cyangwa ikibuga cy'indege kigafungwa, ariko hano ntibyakozwe. Ko rwa mugani mu gihe twatoraga indege Kanombe zagwaga n'abanyuraga ku mipaka batambukaga, internet yakoraga. Urakoze cyane. Internet ntiyigeze igabanyirizwa umuvuduko. So nkeka ko uyu ari wo mwanya kugira ngo abigisha muri za kaminuza cyangwa se no mu bindi bigo by'uburezi batangire gufata demokarasi mu yindi shusho, cyangwa se amahitamo y'abaturage mu yindi shusho, kuko ntabwo akenshi byagiye biva muri mu Bugereki, mu Baromani, mu badukolonije. Kuri ubu ngubu sinkibibona ko bifite agaciro 2024. Impamvu nongeye kuyibona uno munsi nongeye kwiyemeza. Urakoze cyane Maurice. Atumutuzo anakomoje ku kintu kijyanye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, n'ubu bamwe bavuga ko batarabona inkuru bitewe n'icyo bo bita inkuru iyo bigeze mu bijyanye n'amatora. Divan, wigeze kubikomozaho, ariko na Baudouin yabivuzeho, yavuze ati iyo urebye abajyaga gutora, hari abo turi buze n'ubundi kugarukaho bazindutse kare cyane, bakavuga bati rega twe turahari niyo twaharara ariko tuje gutora. Ukabona yuko bumva koko ko ari ukuzuza inshingano. Ibi umuntu ashobora no kubyita ubukure muri politike, mu kumva inshingano ze nk'umunyarwanda n'icyo bivuze gutora kuri we nk'umuturage. Ubukure buturuka he? Ntabwo ndi buvuge ngo ni ukubicamo ibice, ariko reka mvuge ko mu bantu batora uyu munsi dufitemo ibyiciro bibiri. Dufitemo icyiciro cy'abantu bakuru babonye byinshi mu miyoborere, mu mitegekere, amavu n'amavuko n'umwaduko wa demokarasi hano mu Rwanda, kuko gutora ni rimwe mu mahame ya demokarasi. Ariko icyiciro cy'abantu babonye byinshi, bazi byinshi kuri demokarasi by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, ariko banakurikira ibibera ahandi, kwitabira aya matora mu buryo bayitabiramo, mu buryo bayitabiriyemo, bifite igisobanuro cy'umwihariko kuri bo. Bifite igisobanuro cyo kuvuga ngo 2003 twabonye amatora atarimo imvururu, bitandukanye n'andi matora twabonye mu mateka y'u Rwanda. 2010 bigenda uko, 2017 bibuko, hari kwa guhozaho no kudatezuka mu rugendo rugamije kubaka igihugu cyunze ubumwe, aho demokarasi, aho amatora ataba intandaro y'imvururu yo gutwikirwa no gusenyerwa kuri bamwe, bakaba impunzi imbere mu gihugu ndetse abandi bagahungira mu mahanga. Aho amatora ataba intandaro yo gufunga amayira kuri bamwe no gushyira bariyeri mu bice bimwe, hagatambuka ufite ikirango cy'umutwe wa politiki runaka, abashyizeho izo bariyeri n'abafunze inzira babarizwamo bifuza. Kare nahoranye mu kiganiro twarimo hano, narindi kumwe n'umwe mu banyapolitiki b'inararibonye bo mu mutwe wa politiki wa PSD, ni Honorable
Uyisenga Charles yagarutse ku mateka ya demokarasi mu Rwanda asobanura mu by'ukuri ko demokarasi mu Rwanda yadukanye n'ikintu cyitwa amacakubiri. Niyo mateka ya demokarasi mu Rwanda kugeza ubwo wabaga uri mu rindi shyaka ritari parimehutu, ubwo ndavuga kuri repubulika ya mbere uko yabisobanuraga, kuko byatangiye hari andi mashyaka inari paderi na parimehutu nyine yari iri ku butegetsi, ku buryo mu nzira igana ku gusigarana parimehutu yonyine habayemo imvururu zose zabaye mu izina rya demokarasi, ku buryo iyo demokarasi iri mu bintu bya mbere byatumye iki gihugu hicwa abanyarwanda, abandi barahunga, abandi baba impunzi imbere mu gihugu cyabo, byose bizanywe n'icyiswe demokarasi, n'iyo ngofero ya demokarasi. Ni ukuvuga ngo umuntu wabonye demokarasi muri iyo myaka akabibona kuri repubulika ya mbere n'iya kabiri, akabona abantu batwikirwa, abantu we yatwihereye urugero ko urubyiruko rwa MRND we na bagenzi be bari bari kumwe muri 1993 barabahagaritse babicaza hasi, bagenzi be bemera kwicara hasi, we yanze kwicara hasi, baramukubita mu bitugu, aravuga ati n'ubu ngubu ahantu bankubise mpaka yicaye hasi. Barara aho ngaho babicaje, bukeye ngira ngo ubuyobozi bwari bwabimenye. Hari umwe mu ba prefe bamenyekanye cyane kubera ko yanze kwijandika muri jenoside yakorewe abatutsi, wari prefe wa Butare Jean Baptiste Habyarimana. Nibwo byamenyekanye, hakorwa uburyo bajya kureba ikibazo, noneho kubera ko yari yananiwe akagera aho agahaguruka agahagarara, nabwo ubuyobozi buza yananiwe ashaka kwicara, nabwo ashatse kwicara bati rwose ntimwicare, kubera ko nyine haje ubuyobozi budashyigikiye. Ni ukuvuga ngo umuntu wabaye muri ayo mateka, icyo cyiciro cya mbere navugaga, n'abantu bazi ayo mateka kugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe abatutsi, kujya gutora uyu munsi kuri bo ni ugushimangira kwa kwiruhutsa. Bavuga bati umenya koko za mvururu ziza zikatuburabuza mu izina rya demokarasi, umenya zaragiye buheriheri noneho. Ariko hari n'icyiciro cy'abajene, urubyiruko, abatoye bwa mbere, abatoye bwa kabiri, aba barimo kuvuga ngo gutora ni flex, gutora ni sawa cyane. Mbese nk'uvuga ngo ibaze udatoye. Ibaze udatoye. Nka bya bindi nabonaga ubushize ngo ibaze mbuze bumbogo. Ibaze udatoye. Nyine ibaze udatoye. No kuvuga ngo bo bibereye mu munyenga w'ukuntu gutora ari vibe, gutora akaba ari ibintu byiza. By the way, hari n'abantu bifitiye akantu k'ishyaka ryo kuvuga ko bavuye mu cyiciro cy'abana. Kimwe mu bimenyetso byerekana ko bavuye mu cyiciro cy'abana akaba ari uko nabo batoye. Ntabwo ngiherekeza papa gutora na mama, ahubwo nanjye ubwanjye ijwi ryanjye rirabara. Ukiri aho kuri urwo rubyiruko, reka wenda njye kuri Maurice yakomoje ku rubyiruko, ndagaruka gato kuri Baudouin. Hari urubyiruko wenda icyiciro cy'abakuze bo twabyumvise, hari ibyo babonye bakavuga ngo uyu munsi tugomba kugira uruhare mu cyerekezo igihugu cyacu gifata, kandi nta bundi buryo uretse gutora umuyobozi udukwiriye nk'abanyarwanda. Hari noneho rwa rubyiruko Divin avuze akomojeho, yego rwumva ko ni flex, biraryoshye, ariko no kugira ngo menye ko kuko nakuze hari icyiciro navuyemo ngomba gutora, birarangiriraho. Cyangwa harimo no kumva ko uyu munsi urubyiruko n'ejo hazaza, ariko ntabwo ari ejo hazaza gusa, ni uguhera uyu munsi. Ntabwo birangiriraho kuko yes, Diva aravuga ko ateye intambwe akuze, ariko gutera intambwe agana ibukuru birimo n'inshingano, birimo inshingano ari gusigirwa
z'abayobozi baciye inzira nahoze mbivuga y'ibivuzwe bigakorwa kugira aho umuturage avuga ati ibivugwa bishyirwa mu bikorwa ndetse akanabyirahira. Bari guhabwa inshingano z'uko ubu ubwabo nk'urubyiruko n'abaturage bazaba bahagarariye just in case babaye abayobozi b'ejo hazaza, umuturage azaguma kwisonga kuko ibyo bari gushyigikira kenshi uri kubona ko bari gushyigikira ibyagezweho kandi bishyira umuturage imbere. So nuvuga ntabwo rero bihagarariraho, baratoye bakuze ariko bari kwinjira no mu nshingano. Yego, barabyumva. Twavugaga ku bukure muri iyi myaka yose ishize, Divin yabikomojeho. Abageze mu zabukuru turaza kubakomozaho. Ugeze mu zabukuru mukuru koko ashobora kuvuga ati ariko ubundi niki kinzindura, ariko cyane ko hari n'igihe bavuga ati njye imyaka iyo nari irahari, ubwo bariya bato nabo nibahaguruke bagende koko icyerekezo cy'igihugu cyabo. Ariko Baudouin bari, turaza kubigarukaho, turabibona mu nkuru ndetse twaganiriye nabo, bari mu bazindutse henshi aho twagiye. RBA yageze, bari mu bazindutse, bahageze mbere y'abandi. Ibi byo bivuze iki? Navuga ko u Rwanda rwagize Imana. U Rwanda rwagize Imana aho rwashoboye kubona igiti gikura gikuze. Igiti cyagoroye gikuze. Abari abakurambere bacu bamenye demokarasi y'ubwicanyi, y'amaraso, yo gusenya no gutwika, tukaba tugize Imana tukibafite, bamwe barahindutse. Nyega ko ari umurage ukomeye baduhaye, ni n'umurage ukomeye baha urwo rubyiruko. Urubyiruko rujya gutora rwumva ari vibe, nirumara gufata inshingano ntabwo rushobora gukoresha amatora yo gutwika no gutemana. Uwo murage nabo barawufashe. Bivuze ngo bariya abakurambere bacu, abageze mu zabukuru kujya gutora, ni kwa kuba barahindutse, avuga ati ibintu twamaze guhinduka, twahinduye ibintu, turashaka ko bigumaho. Urumva muri sare wahuze uvuga yakoresha ijambo ry'igifaransa ngo bashaka continuité. Umuntu wese umuntu ufite imyaka 35 70 yakifuza ikindi uretse kubaho uko ariho uyu munsi, nicyo bashaka. Kuba rero bazindutse bavuga turashaka kuguma muri ibi byiza dufite. Nibyo navuze ngo twagize Imana y'igiti kiragororwa. Kuba harimo abo benshi bavuga bati twarabihinduye, turashaka ko niba ntoye umukandida wa RPF, watoye umukandida wa Green Party, n'uwatoye Mpayimana, bose bakica bagasangira. Ntabwo byabayeho mu Rwanda. Kuba biriho muri iyi minsi ni umurage ukomeye, nkeka ko abantu bose ubwo rubyiruko rurimo gufata. Rero uyu munsi ngewe icyo nashimye wa mugani wawe, abantu bari bageze mu zabukuru baza babyishimiye, bakishimira impinduka n'ubundi. Kuko kera hari uwatubwiye ati kera twaga tugiye gutora twabanza guhungisha abana, tugahungisha abana, abafite bene mu mahanga bakabajyana mu mahanga, abafite bakabajyana kuri za misiyoni, kuri paruwasi, bati tuzatora. Gutora hajyaga y'abagabo kuvuga ngo n'ubundi turavayo, uvayo ntawe ubizi. Noneho muri iyi minsi mwabibonye, ni inkuru twagiye tuzikora, aho abana bagiye berekeza ababyeyi. Hari naho umwana w'imyaka 6 yashwanye n'umubyeyi avuga ati manage ntore, manange ntore, wowe uratora. Ukabona mu by'ukuri ibyo byishimo, izo nshingano mboneragihugu abantu bakazikora bishimye. Nkeka ko ari umurage mwiza cyane mu gihugu kandi buri wese yifuza ko bikomeza. Turavuga abakuze, reka tuhite tunareba bamwe mu baganiriye na RBA, twumve impamvu koko bazindutse, twumve kuri bo icyo amatora avuze. Ibindi bihugu bikunze kugira imirwano, imvururu mu gutora, ariko twebwe nk'Abanyarwanda kuko tuzi agaciro igihugu cyacu gakeneye mu kwihitiramo umukandida udukwiriye, tuzi aho tuvuye, tuzi n'aho tuganisha. Niyo mpamvu mwabonye Abanyarwanda bose babukereye kugira ngo baze bitorere umukandida ubakwiriye, ubateza imbere. Kuba ngira uruhare rwo gushyira abayobozi bagomba kungeza mu nzozi zari zirangiye, icyo ni ishimwe rya mbere. Kandi nanone kubwo umuntu yihitiramo abantu bagomba kuyobora igihugu.
nguko uko babyivugira. Ariko kandi kimwe nk'abandi baturage abahagarariye imitwe ya politike yemewe mu Rwanda bitabiriye ibikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite byabereye mu bice bitandukanye. Aba nabo rero kandi baganiriye na RBA. Reka wenda duhere kuri perezida w'ishyaka PS Imberakuri Honorable Mukabunani Christine yashimangiye ko ari inzira nziza ya demokarasi imaze kugerwaho. Tugenda dutera intambwe biragaragara kuko n'ibibazo bigenda bibamo ntabwo biba ari byinshi, byaba ari mu gihe cyo kwiyamamaza, byaba ari mu gihe cyo gutora, imbogamizi zigenda zigabanuka uko imyaka igenda ishira. Ni ukuvuga ko tugenda dutera intambwe tugana imbere, ariko tunifuza ko nyine tuzarushaho gutera intambwe igaragara muri demokarasi, umuntu akitorera uwo ashaka hanyuma abantu bakayoborwa bishimye. Si uwa PS Imberakuri twaganiriye nawe gusa, ahubwo twanaganiriye na perezida wa PSD ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage Dr Vincent Biruta. Nawe yavuze ko uguhatana kwa buri mukandida mu byiciro bitandukanye bigaragaza igipimo cy'ubudasa u Rwanda rumaze kugeraho. Bamamaje abakandida, ari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'uburyo abaturage babyitabiriye ndetse n'ubuhamya bwagiye butangwa hirya no hino. Dufite kandi ibikorwa twakoze bijyanye no kwamamaza urutonde rw'abakandida b'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage mu turere twose tw'igihugu, kandi nabyo byaritabiriwe ku rwego rushimishije, hanyuma buri wese agatora uko yumva umutimanama w'umubwira ashingiye ku byo kwamamaza byagaragaje. Undi waganiriye na RBA ni perezida w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI Sheikh Musa Fazil Harerimana. We yashimangiye ko aya matora agaragaza ubudasa, nawe niko yabikomojeho, muri demokarasi nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ubundi demokarasi y'u Rwanda ishingira kuri rya jambo rivuga ngo umuturage ku isonga. Umuturage ku isonga bivuga iki? Bivuga ya ngingo ya 4 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ngo demokarasi mu Rwanda, Repubulika mu Rwanda, bivuga ubutegetsi bw'abanyarwanda butangwa n'abanyarwanda bukorera abanyarwanda. Rero uvuze ngo umuturage ku isonga, ni umuturage ku isonga mu gutanga ubutegetsi, mu gukorana n'ubutegetsi no mu kugira imbuto z'ubutegetsi zikamugeraho, wa musaruro ukamugeraho. Ubwo rero ubirebye iyo ngingo ya 4 y'itegeko nshinga ryacu isobanura Repubulika icyo ari cyo, ukabihuza n'umuturage ku isonga, urahita ubibonamo, kuko ubu ngubu ni umuturage uri gutanga ubutegetsi muri aya matora, ni nawe bugomba gukorera, n'umusaruro niho ugomba kugaragarira. Kwibutsa yuko mu gihe kitarambiranye turi bugezweho na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora iby'ibanze byavuye mu matora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ntujye kure rero, RBA irahari kugira ngo urare ubimenye. Hanyuma kandi muri studio ndacyari kumwe n'abasesenguzi tugaruka ku ishusho y'umunsi, ishusho y'amatora uko uyu munsi wagenze, ariko aha twarebaga kandi abahagarariye imitwe ya politiki. Umwe ati amatora, uko igikorwa cy'amatora cyakozwe birerekana inzira nziza ya demokarasi imaze kugerwaho. Uwo ni Honorable Mukabunani Christine. Naho Dr Vincent Biruta ati ibi birerekana igipimo cy'ubudasa cya demokarasi. Musa Fazil nawe ati ni ubudasa muri demokarasi. Diva Uwayo, aba ni bamwe mu twaganiriye nabo, bayobozi b'imitwe ya politiki, kuba bahuriza ku kijyanye ku budasa bwa demokarasi y'u Rwanda, ku kugaruka ku bijyanye bakavuga bati ni inzira nziza ya demokarasi. Ibi ni ibisanzwe iyo wenda tunarebye hirya uko bikorwa? Ntabwo bisanzwe. Nagira ngo kuri Sheikh Musa Fazil niwe wagarutse ku ntero cyangwa slogan ya Perezida Paul Kagame ubwo yiyamamazaga. Ibyo byose ubu noneho abantu bashobora kuvuga abakandida nta kibazo, kubera ko hari ntabwo abantu bagitora, ntawe uri budushinje kwamamaza. Ubwo yiyamamazaga Perezida Kagame yaba muri 2010 yaba no muri 2017, ahari umenya atarigeze ahindura
intero yiyamamarizagaho baravugaga ngo imvugo ye niyo ngiro. Kuri iyi nshuro ni umuturage ku isonga. Kuri njye bivuga iki? Ukurikije n'ibyo abaturage bavuga n'ibyo abanyapolitike abana nabo muri aka kazi ka politiki umunsi ku wundi bamaze kuvuga, nuko iyi yari slogan ivuga ko imvugo ari iyo ngiro, si uko imvugo yitakira iyo ngiro, ahubwo bisa nk'aho imitima y'abantu n'ubwenge bwabo n'amaso yabo iyo slogan yamaze kuba icyizerwa, bamaze kubyizera ko imvugo ye ariyo ngiro. Ibyo ubyitegereje ukareba disikuru politike ibiri muri izi slogan urabibona ko ku ruhande rwa RPF n'umukandida wayo ndetse n'abashyigikiye uyu mukandida, nyine uburyo bwo guhitamo slogan ubwo ndabirebera ku ruhande nk'umunyamakuru cyangwa umuntu wasesengura, kuba imvugo ye ariyo ngiro navuga ngo ntago kakiri agashya. Kabaye agashya kubera ko mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'imiyoborere yacu n'ibihugu bya Afurika byinshi muri rusange, twagize abayobozi bagira imvugo nziza, bagira akarimi keza ka politike, ariko wajya kureba ibikorwa ugasanga bitandukanye n'ibyo yasezeranyije abantu. Kuri iyi nshuro rero mu matora rwose yabanje, abantu bashimangiraga ko ibyo umukandida Paul Kagame ababwira imvugo yari iyo ngiro. Bisa nkaho rero nyuma y'imyaka ingahe we afite iyi avantage yo kuba n'ubundi amaze izindi manda ayobora abanyarwanda, ni nko kuvuga ngo abanyarwanda tumaze kumenyerana. Icyo kuba imvugo ariyo ngiro cyo ntabwo kikibwaho impaka, ahubwo ubu muri iyo mvugo iba n'ingiro umuturage ahore ku isonga. Hanyuma rero tukabihuza dute no kuba ni imitwe ya politike itandukanye. Hari n'abafite abakandida babo wenda haba ku mwanya w'abadepite, ariko bose bagiye gutora bakavuga bati aya matora arakwereka ubudasa bwa demokarasi. Ni demokarasi twavuze kuba babihurizaho Divan. Yego, barabihurizaho kubera ko harimo ibintu bibiri. Hari ukuba ariko kuri babona, kuko ntabwo uri buhimba inenge ku matora zidahari, ariko ntitwibagirwe ko hari n'abanyapolitike bigeze gukina politike yo gukreye ibibazo bidahari, cyangwa se gukuririza inenge ntoya zishobora kugaragara bakazita ibibazo bya demokarasi n'imiyoborere mibi. Ababigerageje rero nta musaruro wavuyemo, ntago havuyemo umusaruro, kuko biragoye mu Rwanda ko uza guca igikuba ukavuga ko abantu Nyamirambo bashize, yego, ukavuga ko hari ibitero byabaye Kimironko, kandi nyine umujyi wa Kigali uratuwe uragendwa. Iyo ibyo bintu bivuze kabiri witwaga kuri umunyapolitiki urimo kubikora ushaka kwireherezaho abayoboke bacyashya, ahubwo bakuvaho kubera ko baravuga bati wa muntu ntari seriye, afite imvugo z'abanyapolitiki ba kera byo guca igikuba. So ikigaragara ni iki rero? Politiki y'u Rwanda mu itegeko nshinga niko ribiteganya, yubakiye gukemura ibibazo by'imiyoborere mu Rwanda bishingiye kuri dialogue, ibiganiro ndetse n'ubwumvikane. Ni ukuvuga ngo biragoye ko umunyapolitiki ukorera politike mu Rwanda uyu munsi, uba mu ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda uyu munsi, ari buze gutunga agatoki ko hari ibitagenze neza, kandi nawe arimo ari part of the team, ari muri ubwo buyobozi bukora ibyo ngibyo muri iyi manda ishize. Ni Mukabunani se wari kuvuga ko bitagenda amaze manda mu nteko pesi mbere? Ariko se bivuze ko bitagenda atari kubivuga? Nyine harimo ibintu bibiri. Twihuse, harimo kuba nta gihari cyo kuvuga ngo okay, nk'ubu ngubu reka nkubwire iyaza kuba ari Mukabunani wa kera. Reka tukugarukeho mu kanya, barambwira ko i Rubavu badutegereje, reka tubakire hakiri kare. Fredy Ruterana, wiriwe neza, amatora yagenze ate aho i Rubavu uri? Ngaho duha ishusho, tubwire uko byifashe. Nibyo koko, urakoze cyane Gloria. Tumeze neza i Rubavu nk'uko ubibona, ndi mu mujyi rwagati wa Rubavu ahazwi nko kuri La Bamba.
ku kibazo warumbajije amatora yagenze neza ndetse n'ikibigaragaza ni uko hari abanyarwanda bari ahangaha bategereje kumva umusaruro uva mu kazi bakoze uyu munsi nk'uko byagiye bigarukwaho mu biganiro n'amakuru yacu. Natwe rero hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu karere ka Rutsiro aho nabashije kujya hose kuva mu masaha y'urukerera saa 10 n'igice kugeza aya masaha ntago nigeze nduhuka, nibyo nagendaga nkurikira cyane. Ni ukuvuga ko abanyarwanda by'umwihariko abatuye muri aka karere ka Rubavu na Rutsiro kuva saa 10 n'igice bari batangiye kujya kuri site z'itora. Hari n'abahageze yewe saa 9 za mu gitondo bagira ngo batore hakiri kare bajye gukora imirimo yabo itandukanye, kuko n'abaturage ahantu nageze cyane batuye mu bice by'icyaro baba batunzwe cyane n'ibikorwa by'ubuhinzi, bazindutse cyane rero kugira ngo bakore ibyo bakora bisubirire mu mirimo yabo. Byageze saa 9 rwose ubona bose barangije gutora, ku buryo ubu ngubu icyo bategereje ni umusaruro uri buve mu kazi katoroshye bakoze. Barategereje. Ese hari bamwe muri bo muri kumwe niba bishoboka ngo tubwire batubwire uko bumva bamerewe muri aka kanya mu gihe bategereje kumenya iby'ibanze byavuye bituruka mu matora y'umukuru w'igihugu? Nibyo, usibye abangaba hari n'abandi bari mu ngo zabo, wenda nabyo nabigarukaho, nabo barimo bareba televiziyo Rwanda kuko bateguye nabo ibi birori mu ngo zabo kugira ngo baze kureba ibivamo, kuko aho bari gukura amakuru ni aho ngaho kuri televiziyo y'igihugu. Ariko hari n'abandi bari aha ngaha baje bicaye kugira ngo baganire, bari kwica akanyota bategereje isaha nyirizina komisiyo y'igihugu y'amatora iri butangarizeho uwatsinze amatora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Niyo mpamvu ndi kumwe n'uyu muturage ngusanze ahangaha. Amatora yagenze ate? Tubwire. Amatora yagenze neza, twagiye gutorera ku gihe, twabikoze neza kandi ikurikije ibyo twakoze twewe twiteguye kugira ngo komisiyo y'igihugu y'amatora idutangarize ibyavuye mu byo twakoze kugira ngo turebe rezilita, hanyuma twishimire ibyo twakoze. Ukurikije amahitamo yawe wakoze uyu munsi, urumva koko intsinzi uri buyibone? Intsinzi ndayizeye cyane. Ubu ntegereje komisiyo y'igihugu y'amatora iri kunindira, ariko ibyavuye mu byo nakoze rezilita byo ndabyizeye cyane. Intsinzi mwayiteguye gute niba wizeye ko uri bubone iyo ntsinzi nk'uko ubivuga? Intsinzi turayiteguye. Hano mu kanya urabona hano ni kuri Rabamba, urahazi, niho habera imiziki, ibiki byose niho dukorera, ibintu byose niho bibera. Ubu turiteguye cyane, bikomeye cyane. Hari n'ikibindi gihishe hariya mu kanya kugira ngo twishimire ibyo twagezeho. Utegereje intsinzi? Murakoze cyane, turabashimira kuba mwaje kudufasha hano mu karere ka Rubavu kugira ngo mugaragaze uburyo nkatwe abaturage b'akarere ka Rubavu uburyo twiteguye mu matora y'umukandida wacu. Nta nubwo ari umukandida, ahubwo twebwe twari turi mu bukwe hano i Rubavu, byari byararangiye, twe twari twarabirangije, usibye bari gutegereza itariki gusa. Bari gutegereza, niyo yari yaradutindije. Naho ubundi twebwe ubu ngubu uri kubona, ubu nta nubwo turaryama, ubu dutegereje amasaha twumve igikorwa twakoze niba uko twagipanze ariko kimeze. Ariko ubu ni twebwe nk'abaturage ba Rubavu ibintu twarabirangije. Kuki kuri bubone intsinzi we? No kuvuga ngo nshingiye ku ubushobozi twebwe twifiteho cyangwa ku mukandida wacu, iyo ndebye ahantu twavuye n'ahantu tugeze, twebwe twari abantu twatangiye dukorera abantu, dukora akazi ko mu rugo. None ubu tuvugana twebwe, ubu turikorera. Ubu tuvugana ahangaha ntabwo ushatse ibihumbi 100 twajya kubisaba ahandi, akanya twe twabikubikuriza twabiguha. Ubu twebwe turi abantu bishoboye kubera umukandida wacu. Ubu twebwe twizeye ibyo turimo, umukandida
umukandida wacu twatoye turamwizeye kandi twebwe twizeye n'ibindi birenze ubu tugiye kugera mu bindi bintu twebwe tutazi intsinzi mwayiteguye gute ku buryo wenda Fredy Ruterana ngira ngo intsinzi uburyo twayiteguye nawe urabyumva nk'abanyarwanda ntabwo tujya turi ndakumva neza Gloria. Yego Fredy urakoze cyane, ndabona biteguye bategereje kumenya iby'ibanze bituruka mu matora. Uyu munsi turatumenye iby'ibanze ku mukuru w'igihugu, ariko kandi reka tube tukuretse tugaruke muri studio, n'ubundi turaza kugaruka utubwira uko byifashe cyangwa se bahoze banambwira kuri bugeni no mu bindi bice bitandukanye. Urakoze cyane. Murakoze namwe turacyakomeza gukurikirana. Fredy Ruterana yatubwiraga uko byifashe hariya ni Rubavu, ariko nari mubajije ngo amatora yagenze ate, ariko mu gihe cyashize muri NEC Charles Munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa yakomoje ku buryo aya matora yagenze mu mboni za NEC cyangwa se komisiyo y'igihugu y'amatora. Reka tumukurikire. Ariko mbere yuko twitsa dija sizi nimba kugarukaho hari icyo washaka kongeraho tuhita tujya ku bandi. Nari nkirimo kukubwira kuri ya maturite politike no mu nshingano mboneragihugu abanyarwanda bamaze kugira, kandi bigenda bikajya no mu bari mu rubuga rwa politike basangiye umurimo wa politike hano mu Rwanda. Nari ngiye kuguha urugero rumwe nuko mbibona rwose, ntabwo ari ihame ko ariko n'abandi babibona twihuse, ariko nk'urugero rutoya, Mukabunani, Honorable Mukabunani Christine ni perezida w'ishyaka PS Imberakuri, rimwe mu mashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Yagiye gutora aho atuye, yibura ku ilisite y'itora, atorera ku mugereka. Gogo trust me, iyo aza kuba ari Mukabunani ngewe mperuka mbere PS Imberakuri igitangira nawe ntibyari kugenda ntibyari kugenda. Ndakubwira ko urumva yibuze ku ilisite y'itora, atorera ku mugereka birarangira. Ariko ubu ibyari kuba byakurikiye icyo kintu iyo hataza kuba harabayeho iyo maturite politike. Navuze ngo nuko mbibona ngewe niko mbitekereza, kuko hari ibitandukanye twagiye twumva, yaba ndavuga kuri aba ngabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, yaba Frank yaba na Christine, uko babonaga ibintu n'uburyo babisobanuraga cyangwa uburyo byarahindutse. Ubona ko harimo impinduka. Baudouin, ndagira ngo ugire icyo bivugaho iyo ngingo Divin azanye. Yavugaga ati iyo urebye hari icyo yise maturité politique cyangwa se tubyite ubukure muri politiki. Twarebaga aba bayobozi b'imitwe ya politiki, ni bamwe mu bo RBA yaganiriye nabo. Aravuga ati mu myaka yashize hari uburyo bumvaga ibintu. Ndamubaza nti se yaba hari ibinengwa ntibari kubinenga? Ati hoya bari kubinenga, ariko harimo n'ikijyanye no gukura muri politiki. Wowe urabibona uti? Nkeka ko gukura muri politiki biterwa n'ubundi nabyita nk'uburere abantu bagenda babona, imyitwarire abantu bagenda babona, imikoranire abantu bagenda babona, nibyo bituma abantu bakura muri politiki. Kubera ko twaje tubivugaho, iyo ubona byonyine turamutse tugize abantu bajya gutora, abanyarwanda bagiye gutora batatu bari butore bakandida batatu batandukanye, abo banyarwanda batoreye tuvuge twabonye nk'i Musanze babaga icyayi, bose banyweye kuri icyo cyayi bagisangiye. Ni ukuvuga ngo icyo cyizere kirahari. Nabo abanyapolitiki nabo bakora nuko bakorana, nabo bafitanye icyizere. Buriya rero hari ikintu ejo nari mu kujya impaka n'abantu mbabwira ko ikintu dufite mu Rwanda, bano bakandida bose n'ubundi bose buri wese araza gutsinda. Bisobanure neza. Nibyo nshaka kugira. Buri wese araza gutsinda kubera ko politiki yo mu Rwanda
ubu ngubu yemera ko n'ubundi watsinze ashyira mu bikorwa gahunda z'abandi nziza abona zazamura igihugu bivuze ngo uwutsinda wese arafata n'ubundi gahunda z'undi z'abandi nziza zishobora kugirira abanyarwanda zishobora kugira abantu akamaro bivuze ngo n'ubundi ibyo bitekerezo byose undi yazanye nabona ari byiza arabifata abishyire muri gahunda tubishyire mu bikorwa twese. Yego Maurice, reka duhere ku bikorwa byo kwiyamamaza byari bimaze iminsi nta nubwo hashize igihe gito kuko yahoze avuga ati byantangaje kuba nta muntu nahuye nawe cyangwa se nta nabo twabonye bari bambaye ibirango by'abakandida bamaze nta n'umwanya wabayemo rwose bivuga ngo koko abantu barakurikiye bamenya ibibujijwe. Iyo usubiye ku bikorwa byo kwiyamamaza reka tuvuge kuri aba bakandida batatu bahatanira umwanya wa perezida wa repubulika uko byagenze byaba ari imbarutso y'uburyo twanabonyemo uwo mutuzo ubwo budasa uhereye ku banyarwanda muri rusange bavugaga ariko n'aba bakuriye imitwe ya politiki itandukanye. navuga ko umutuzo n'ubudasa ntago twaba tubivoma hari aho binahurira na kampeyini yakozwe uko wabonaga abakandida biyamamaza. byose mbihera mu miyoborere dusanga hano mu gihugu ni imiyoborere idahutaza umuturage ni imiyoborere aho ibitekerezo byawe hari uburyo ki butandukanye ushobora kubitanga bikumvikana byagera muri campaign ugasanga buri mukandida arategura ibikorwa byo kwiyamamaza ariko nta violence nta hantu na hamwe avuga ngo munshakire urubyiruko dukore groupe runaka nshobora kuzitabaza just in case mbona agenda yanjye itari kumvikana kuko hari ibihugu duturanye babategura ugasanga rwose barateguye bari standby ku buryo rwose just in case ahita bahamagara bagatangira gucana amapine mu mihanda. Iyo miyoborere dusanganywe ituma buri munyapolitike wese azi ko nta guhangana kurimo ahubwo ari ubwumvikane no kuzuzanya bituma buri wese ategura agenda yo kwiyamamaza atagize aho azahurira n'undi mukandida ngo bahangane kuko bahuriye kuri site yo kwamamaza icyarimwe kandi ubundi ahandi niko bishobora kugenda akavuga ati well niba wahisemo mu majyepfo nanjye nzaza mu majyepfo ubwo ufite imbaraga niwe uzahaca hazaca uwambaye uko guhangana rimwe na rimwe n'urubyiruko rurabikunda kuko icyo gihe abajemo bimeze nko gufana kw'amakipe. Urakoze cyane. Ariko se bitanga izihe nyungu? Urakoze cyane Maurice. Twakomeje kuvuga kuri iyi shusho y'amatora ariko hari nuko komisiyo y'igihugu y'amatora yo ibibona. Reka twumve icyo ivuga kuri iyi shusho y'amatora. Icyo twabonye rero muri aya matora ni ubwitabire bwinshi buri hejuru. Mu mwanya mu masaha ari buze turaza gutangaza icyerekezo kiba byavuye mu matora ubwo n'iby'ibanze byavuye mu matora ya perezida wa repubulika cyane cyane ya perezida wa repubulika niyo turi buvuge mu masaha ari buze turaza kugaragaza uko amatora yagenze ariko ikigaragara kugeza ubu amasaha makeya itora rirangiye biragaragara ko amatora yitabiriwe. Nguko uko amatora yagenze mu ishusho cyangwa se mu mboni ya komisiyo y'igihugu y'amatora. Nkwibutsa ko harabura iminota mike cyane tukamenya iby'ibanze byavuye mu matora tumenya ufite amajwi cyangwa se urushije abandi ku mwanya wa perezida wa repubulika. Mu kanya gato cyane turerekeza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Tukiri muri studio ariko Divin mwese uko turi kumwe mwakomoje ku bajene ku rubyiruko batoye bwa mbere cyane ko bari benshi no mu mibare komisiyo y'igihugu y'amatora yatanze urubyiruko ruri mu cyangwa se rwari rwemerewe gutora bari benshi bari hejuru 40% ya miliyoni zisaga 9 z'abatoye kandi hakaba harimo miliyoni zisaga 2 z'abatoye bwa mbere. Urumva ko ni imibare ikomeye cyane ngira ngo ni igipimo kiri hejuru benshi bagiye no gutora. Reka wenda niba kuri tekinike babafite muri aka kanya babatugezeho bamwe mu rubyiruko batoye twumve uko babyakiriye twumve icyabasunikaga kugira ngo koko bumve yuko bagomba gutora uyu munsi.
mu kanya gatoya tekinike baraza kudufasha tubumve kuko ni benshi kandi baganiriye na RBA. Twari tuvuze ngo imibare ntabwo ari mike, ni urugero ndetse ibipimo biri hejuru kuko kuba